n'abantu batandukanye. Kuno munsi rero tukaba twaganiriye n'umwe mu bagabo amaze gukomera cyane mu gihugu, yabaye umudepite, uyu munsi ni chairman cyangwa n'umuyobozi ushinzwe itorero ry'igihugu, yitwa Bamporiki Edouard. Twaganiriye ku buzima bwe burebure cyane cyane yaciyemo ari mu mujyi wa Kigali ndetse n'uyu munsi. Hari kuwa gatandatu tariki ya 24 Ukuboza mu mwaka w'1983 ubwo umubyeyi yibakaga umwana w'umuhungu bamwita Bamporiki Edouard. Ntibyari byishimo gusa ku muryango wa Mwitende, ahubwo babisangiye n'abandi ku gasozi ka Remera kari mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu mwana w'umuhungu yavukiye mu muryango ukennye ariko wuje ibyishimo. Nyuma y'umwaka umwe gusa avutse yaje kubura se umubyara, kiba igikomere ku muryango ndetse n'uyu mwana muto cyane. Urugamba rw'ubuzima bw'ingume ruba rutangiye ubwo, ariko ntibyamubuza gukurikira inzozi ze. Kimwe na bagenzi b'ubwo bigaga mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange, mu mwaka wa 2000 yaje kwirukanwa mu buryo bw'akarengane. Ubuzima bw'ishuri buhagarira aho yisanga mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kimicanga, ubuzima busharira. Twabaga mu nzu ya turi batatu, ya bitatu, buri wese asabwa 1,000. Aho nkuko nabikubwiye mu gihe batari batwishyuye hariya, kubona 1,000 umuntu ashaka kukivuga uyu mwanya byoroshye, ariko kubona 1,000 ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Kigali irakura, ubuzima bugahinduka, ariko nyine amateka y'umuntu ibyo yabayemo ntaho bijya. So inzu yacu ni iyi, tuyibamo turi batatu nkuko nabivugaga, tuyikodesha 3, ariko kubibona byari intambara. So ndibuka rero umunsi umwe nari maze iminsi 3 nta kintu ndya. Kubera gukurira mu itorero rya ADPR, ubundi 3 umuntu ashobora kuyiyiriza bitewe n'icyo ari gusengera. Ariko ndibuka namaze iminsi 3 nta kintu ndya, mbana n'umuntu witwa Siriro, undi nawe yaragiye gushakisha. None njye mu Kimicanga hirya hariya. Ni ku muhanda mpagaze rero, haca imodoka itwaye imyaka. Iti kijumba kinini cyane mu muhanda hagati, nta dodani ariko yageze, yari itwaye imyaka, ikijumba kiratakara. Ndibuka imbaraga nakoresheje ngo ngikure mu muhanda imodoka zitakigonga. Noneho nzamuka ahangaha, aba bana bazamuka, mwikomereze sha, nzamuka ahangaha abana bazamuka. Sirira arambona, umwe twabanaga, akimbona rero ukantafata amakara twajimije kera, arayegeranya, ahita afatisha imbabura. Yarabonye ko mfite ikijumba, ntazi niba ari icyacu, ntazi niba ari ukiwe ngitwariye. Nanjye ndaza ndagihata vuba ndagikata, ahita ashyushya amazi, uzi ko amazi bashyuhiriza ubugari. Noneho ibyo maze gukata nshyiramo, ahita noneho mpita mpfundikira n'umufuniko kugira ngo uwo mwuka mwinshi utume gishya vuba. Noneho rero agashaka kugira icyo akuramo, twari dushonje cyane. Yarwana no kugira icyo akuramo, noneho nkabanze kuko umwuka ugenda bituma ahubwo bidashya vuba, tukarwanira ku isafuriya mubuza gupfunda ko ntawe uvuga. Noneho araforsa akuramo kimwe, agishyira hejuru y'isafuriya, anyaka icyuma aragikata, afata agace kamwe aragatamira, nanjye mfata kandi. Ubwo kuva ntagera twari tutaravugana, twarakoraga gusa. Wicisha bugufa ugeze hose, ukarangwa n'ikinyabupfura. Aha Kimicanga yiciwe n'inzara, ni naho yateza amakiriro, kuko yakoraga akazi ko gucukura imisarane, ariko birangira yambuwe. Yaje kurangirwa kandi kazi k'ubuyede ku Gishushu mu karere ka Gasabo, aho bubakaga inzu ya etaje. Mu museso atonda nk'abandi bashaka akazi ndetse arahirwa. Aha twahakoze ukwezi, ngiye n'abagenzi banjye, ntabwo nari ukwezi neza, ariko ni mu mpera za 2.
twakora icyumweru cya mbere tegereza boss ko aza guhemba turamubura. Icyumweru cya kabiri turamutegereza turamubura, ariko kubera ko umuntu yabaga afite inyota y'amafaranga avuga ngo uko batinda kumpemba niko aba menshi. Icyumweru cya gatatu twakoreraga 700 ku munsi, 700 kandi umuntu wavuye Icyangugu ufite ibiceri 300 ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye. So ukwezi kurashira umukapitali atubwira ati rero murabona ko twategereje boss tukamubura, tubona kuzajya mubaza igihe azahembera. Urumva kuva muri 2000 kugera muri 2019 ntaraduhemba. Nagiye kuhava bimwe bita amabavu, ikiganza cyarashishutse kubera guterura amabuye, guterura imicanga. Umunyarwanda niwe wavuze ngo warose nabi burinda bucya. Ibi ni nabyo byabaye kuri Bamporiki, umwana w'umuhungu w'imyaka 17 y'amavuko wari wiyemeje gushakira ubuzima muri Kigali nubwo yamuhungaga. Agahinda, umunaniro, inzara, amarira, ibi nibyo byari ubuzima bwe bwa buri munsi, ndetse byasaga nkaho biri kumukurikirana. Umugore amakazi w'umunyabugarama atuye mu Bibare hafi y'urusengero rwa ADEPR, anyemerera umushahara wa 6. Noneho umunsi umwe ntetse ndi gushyira umunyu mu nyama, nzamuye isafuriya, umufuniko w'isafuriya umwuka uraza urantwika, ndayirekura irasakuza. Mabuja aturuka nk'iri yaramamagara ngo uwayo we, ngira amazina 3 bundi, ngo ujye witondera ibikoresho byo muri urugo, isafuriya yangira kuruta. Bamporiki yahoraga yibaza uko ejo buzacya ntiyigeze acika intege zo guharanira kubaho kandi neza. Yumvaga ko uko byagenda kose ari kizahinduka. Izi ngorane zose avuga ko yahuye nazo ngo nizo zaje kumuha kubona isi mu bundi buryo. Icyo kintu cyitwa gukora ntuhembwe icyagiye kisunikira mu kintu kivuga ariko se kuki nje ndi gukora ibintu byemera. Iyo rero ibintu byakwangiye utekereza cyane, nge niko ntekereza. Nshobora kubiyenza guhembwa ibihumbi hafi 14 nari nakoreye hano, nkahava najya gucukura toilette bakamemba neza, ubanza nari gutuza nkarambya nkavana umurimo n'uyu. So ngira ngo byose byagiye bitanga umusanzu ku cy'umuntu ari cyo nicyo ashobora kuzaba cyo kubuzima buracyari burebure. Ubuzima burebure bugoye ariko bw'icyizere. Igihe byose byanze niho yabyukije Imana yo kuvuga imivugo yarasanzwe yifitemo, maze atangira gusigaganisha nini ku mateka mabi y'u Rwanda. Ubuzima bwasaga nk'ubwamuteye umugongo igihe kinini, butangiye kumusekera, ahabwa amahirwe, imiryango itangira kwifungura. Nyuma y'imyaka 6 avuye mu ishuri yaje gusoza amashuri yisumbuye, aranaminuza. Urugendo rw'inzitane ariko rutangaje. Bamporiki Eduard, umwe wazwe, wambuwe, wikandagiraga. Umunsi umwe mu mwaka wa 2013 anyuze mu muryango wa FPR Inkotanyi, yiyamamarije kuba intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko, ariko nta cyizere. Hano paji y'ubuzima bwe yahinduriwe, icyizere kiyongera kireba. Turi kuririmba indirimbo y'abariza igihugu twiteguye kurahira, nabanje kwibaza ngo ariko izite n'inzozi, ariko nongera nkiba ariko ko numva ari byo. Ku buryo hari ifoto bafashe, umuntu umwe arambwira ngo hari uwabimbwiye nyuma, ariko watangiye gutekereza indi manda n'iyi ngiyi itararangira, ati ko tubona wari uri kure. Ariko nyine ndi kwibaza kuva kwa Mwitende iwacu nzi ukicara mu nteko, none ku ntebe ya mbere kubera izina ryanjye noneho ukabona wicaye rwose bitari kure yaho umukuru w'igihugu yicara murebana gutya. Aba niba ibi ngibi bimbayeho,
nta kindi nzakora usibye kubwira abantu ko umuntu akiriho ibintu byose bishoboka. Byose birashoboka kuko nyuma y'imyaka mike cyane umukuru w'igihugu Paul Kagame yaje kumugirira icyizere kidasanzwe mushinga itorero ry'igihugu. Njye bakimara kumbwira ko umutoza w'ikirenga yangiriye icyizere nahise ngira ubwoba kuko nahise mbona base kubera iki ngewe. Uyu munsi izina Bamporiki ni ikimenya bose, ibi ariko kubwe ngo ntibisiba inzira mbi yaciyemo kuko ngo ariyo yamushushanyirije amahame amuyobora mu rugamba rw'ubuzima. Nigeze gukora ibintu hazi niba abantu banabyemera ko ari byiza, njye imbere ya kamera nganira na Bamporiki. Nawe Bamporiki rero ugomba kwemera uwo uri we. Uri umuhungu uvuye Cyangugu umukene mu muryango ukennye, ugomba kubanza ukemera kuri Bamporiki. Bamporiki Iwayo Edouard hejuru y'iyo mirimo yashinzwe n'umukuru w'igihugu bagenga n'umukinnyi wa filime, umukinnyi w'ikinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo ndetse n'ibisigo. Azwi cyane mu kinamico runana akina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo. Maze kureba Bamporiki Edouard ndetse n'ubuhamya burebure yaduhaye, ngira ngo ibyo wibazaga cyane kuri uno mugabo ntacyo ukunda kuganira, uzi no kuganira, w'umusizi w'umuhanga, ntacyo mutabonye. Tunabashimire cyane abantu bose twabanye. Dushimira abantu mwese twabanye mu kiganiro Zoom In. Jye nitwa Gerard Mbabazi na Yvonne, twese rero mu kindi kiganiro ubwo muzabe mwiteguye ko tuzadufite byinshi cyane. Ibihe byiza kuri mwese.